ni rwose wa muhungu sinkubeshye rwose warakuze ubwenge busigaza uvuga ngo uri ikigo ndi hano ubwenge ufite umuntu w'umugabo wari akaza gusaba umugeni atari kumwe na se uvuga ngo rwose mwireba hano rwose uvuga ngo wowe wa mwana we hano ubwenge ufite ariko inyana yimbwa byana by'ibikuri ibigabo by'ibikuri uyu kasa ni kabita ariko ngiye narumewe uyu nguyu ugiye gusaba umugeni se mu bibikuri afite umwana mwiza mwitonda mwana wanjye rero nubwo uri ikigo ry'ubu ntabwo gifite ariko haguka none wafeje akabuno kayeze mu twitare rwose by'umuntu byibona nese bigenze bite batare bigenze bite yewe nubundi niyo nshaka usi cyo gikombe cyanjye cyane ubundi wa mugabo wese ugira ngo ibyago byo kuri ino si nta kigenda rwose umushatsi yapfa akipfira akanebura bikarangira wahora n'iki se shaka ko ibintu byabaye inkazi uvuga ngo ubundi ngo mfite agahinda nubwo ndi mugufi no ntagenda afite ko karansumba n'ikirekire no kuvuga ngo urabona umuhungu wanjye ngo ni ikibamba neza neza ndako ndavanga umuntu akuri busa nk'ikibonono nimba ipi hasi ihaguruka suhambaza rwose byarancanze ariko buriya mfite cagi y'igisore mfite cagi hari iwanjye ishobora kuyihagurutsa da rero sinkubeshye narifashe nyine hari ukuntu ufata cagi urumva ukayica umutwe iyo umaze kuyica umutwe wa mutwe urawufata ukawujugunya noneho cya kibuno cyacyo ukagifata nyine ukagiteranya ku cyacyo ariko urumva ko nubwo ushaje ariko usazanye amagambo atari meza rwose urumva ikibuno n'umuhungu wanjye ahantu urimo kubibuza n'utarimo ndumva neza kabisa no kuvuga ngo rero wa musaza ubufasha rero ngushaka umwana sibyo mbwira urumva nundi turi mu ngano nubwo unsumbuka uri muri ariko urusha ubwenge ibindi twagarukaho kabisa uvuga ngo rero ikibazo mfite nyine ntahantu uburyo uriya muhungu wanjye azarongoramo nimba nzajya kumurogesha ikibuno kugira ngo abikurikirane nese numara kumurogesha urumva atazaba apfuye urumva azaba aribwo abaye muzima urumva ngo hari ukuntu umuntu umurogesha nyine ukamurogesha nko gukunda abakobwa niyo nyine akatansigaje gukoresha rero kankubwire mushuti wanjye ngiye nkunda gusenga ko ibyo ntaho mbibagamo ngiye rwose nyine narakijije yobo kwasenze byamubujije gukena inde yobo kwasenze byamurushije gukena inde yobo ubyo musa muri birango mvuga ukuntu yabaye umukene ariko hambuga ni Imana isubiriza n'igihe nawe cyari uzi ko wenda wazareshya gukemeruka mwaka ushize tureshya nimba waribagishije tuza gorye gusa urumva ko utangiye kubona kandi umenye ko ngurusha amezi imyaka yo buse niso ni mama wawe ni nyoko ni oya niso wanyu reka tubyihore uvuga ngo rero mushararake rero tuganire nk'abantu bakuru nyamuneka ntuhagaragaza ubwana cyane kandi turi ku ngingo ibabaje cyane uvuga ngo urabizi nako ndabizi ko ufite umukobwa nubwo wenda akiri imyaka mike ariko byibuza umuntu nyine yamushyingira bikarongoranishwa umuntu akaba yamushakira rwose umugabo ariko rero hari ukuntu ujya gutya ukansiza mu mukundo nawe ngisha ngo bamwe namwanduje sida ariko n'undi nta kibazo rwose nta kibazo ntugire ikibazo ndamushyingira umuhungu wanjye umva nkubwire mfite ibibazo nubwo umbwira ngo mfite umukobwa mwana wanjye rwose ndakura mbabarira ndeke nubwo umbwira ngo mfite umukobwa nta mukobwa mfite ni indaya nyamuneka mbwira nimba ari ndakumve n'icyo nafasha ni nayo mukobwa wawe nyamuneka ziba twumvikanisha umukobwa wawe ni indaya se ubwo ko ari indaya ifite amatwi ahagurukira muranga ngo ngikumvireba ahagurukira muranga ahubwo reka nkubwire ubwo waruzanye nibwo waruzanye iki gitekerezo reka mwere kukuntu tubigenza wowe reka uzane uwo muhungu wawe bita Kibamba numara kumuzana uramuzana ariko uramuzana ubwenge buke ufite ubanza rwose umukobwa waba ufite umuntu uvuga ngo umuntu w'umugabo arifata ukarira utandusha n'ibibazo kuko mu by'ukuri ubu umushararake nubwo ndakumva tuza nkubwira ikintu kimwe urumva ufite ibibazo ariko ngiye kukubwira rwose ikindi kibazo cyongere kugira ibibazo byawe rwose hangane rwose sinashyingira umuhungu wanjye umukobwa w'indaya no kuvuga ngo rero ndakwinginze iyo yisubiyeho muri iyi minsi asigaye ari indaya gakeya asigaye biryamo gakeya nta kibibagamo buri munsi ngo ajyeyo ubwo rero kamwerekeza Mariyo kuvuga ngo abandi mu gihe bakwinka n'amamiliyoni wenda ndaguye inote y'5 ukubite na sumbira igihe 3 mu kiraro ubundi mujye mu buryo ni deal reka nubwo utabizana ukamungurira hariya ngaho mbura umuntu mbona ivumbi rero vano kafe imyanya yo kugura agacupa ara kuri kabari murakoze nkundi rwose vuga ngo ndako nimba umuntu we aba yaraheneye ubusa ubimenye ko kumukushaga nako karacise we Kibamba
Kibaba sha. Karawe papa. Vuga hano sha. Papa nakwitabye. Kwita Imana gafatwa n'imico no kuvuga ngo ro mwana wanjye. Ikintu cya mbere ncuza ku isi nubwo nawe kubwira rwose no kuba narakubyaye. Si nkubeshye bana kwishaga kingirizo karaturika. Ngenge kunanga ngana yikuremo harabyaga urumva ko yarantenguye. Bivuze ngo nago wambyaye nshaka. I don't want peace. Ngiye ndetse ngo Problems always. Nubwo ndumbi ariko ngo nta kitagira umumaro. Ubu tuvuga none nakuboniye umugeni rwose. Ubu ndishimye nakuboniye umugeni ariko arengese tenizana mwumvisho. Mwumvishe ngo ntindaye. Ariko simbize kuko sindamugurwa urumva ko rero nindaye kubwiye aracyarimo ikibazo. Ukubwe kari ndaye ubwo ninde? Ni papa. Papa papa ubwo nawe unkunda ugiye kumkingira indaye. Kuzi kari byo shana wenda nkora ko kisi mukunda ariko nyine none ko sinakura hambiriye. No kuvuga ngo reka tumwera ahubwo weho nimba ari utekereza nyine ahubwo papa mbese maze ngubwiye singuciye mu ijambo kandi urinshiyemo nyine yaragaciye ko maze ngubwire none ahubwo akuyo ncingira indaya ubizi neza ko rero umubyeyi we bikubwiye njye hari umukobwa inzi neza kandi mwiza cyane nabonye ahubwo ngiye kanze njye kumusaba ku buryo ndazuka dushyingirana ko kandi wakumva ute akaba ni inyamibwa ngereyo rwose rugasigasezere bisezere ntungaruka kandi ngenda kwitaba Imana ikindi nyaruka rwose mbango rwose yo munyasimenera ubusa kabisa aho nakataje na ngiye kwisabira umugeni ahubwo se birabibaza uko babaza iyo umuntu agiye gusaba umugeni uko bimeze nk'akasa mutwe ndasubiza iki ako wagenda babwira umusaza ko bantu n'umubyeyi ako yongene bambaza ibibazo natigeze nunavubona kuba navuga nyine mbwira umubyeyi uko n'umubyeyi kugira ngo aze kusubiza ibibazo bari bakwiye kumbaza ngiye mbe ndaho ngo nk'umwami ahubwo nanagiye ntabundi rwose wa muhungu sinkubeshye rwose warakuze ubwenge busigaza uvuga ngo wowe uri ikigo ndi hano ubwenge ufite umuntu wumva abandi bwaza akaza gusaba umugeni atari kumwe na se uvuga ngo rwose mwireba hano rwose uvuga ngo wowe wa mwana we nta n'ubwenge ufite ariko rinyana yimbwa byana by'ibikuri ibigabo by'ibikuri uyu kase ni kabita ariko ngiye narumiwe uyu nguyu ugiye gusaba umugeni se mu bibikuri abonye afite umwana mwiza mwitonde mwana wanjye rero nubwo uri ikigo ry'ubu ntabwo gifite ariko haguka none wafeje akabuno kayeze ngo twitare rwose by'umuntu tubyiheze nese bigenze bite batari bigenze bite yewe nubundi niyo nshaka